ndahaguruka mpagurutse numva iteraniro ryose bakubise umuteri baravuga ati burya abakobwa bashaje nabo baba bataye umutwe burya yambariye runaka nawe agira ararote yasinziye agira ngo nawe yasabwe numva iteraniro ryose rikubise umuteri baransetse ndahaguruka ariko icyo nari ndi gukorera nari inkizi ndagenda mpagarara imbere baravuga ngo burya ntabwo yibeshye ngo burya nawe ngo yabonye umusore ngo burya nawe ngo hari umusore ngo yajijishije. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Koranumwete Theophile, ndi umukristo. Ndashima Imana ko ikomeje kutuyereka tukaba turi amahoro kubw'imbabazi zayo. Uyu munsi wa none rero nkuko mubireba imbere yacu hari umubyeyi, ndagira ngo mwakire adusuza twibwire tubone uko tuganira. Turabakiriye. Haleluya. Nitwa ntaho bavukiye Dasira. Nkaba ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza. Shaka kuvuga byo Yesu yankoreye. Yego. Aha, uti nshaka kuvuga ibyo Yesu yankoreye. Rero mbere yuko ubitubwira, ndagira ngo ubanze usenge Imana noneho dukomeze. Ndagushimye Yesu ko wangiriye neza, ukantora ukantoranya, ukanyemerera kuvuga ijambo ryawe ku munsi nk'uyu. Sengeye buri wese uteze amatwi, sengeye buri wese unyumva, mubwira ibyo Yesu yankoreye. Ndagusabye ngo uhagarane natwe, uduhe umwuka wera dusobanurire, uduhe imbaraga zikora n'imbaraga zinesha, kandi uziburire amatwi yawe kumva ibyigisho. Ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Cyambere nshimira Imana, mbwira n'abandi ibyo Yesu yankoreye. Nuko nabyirutse ndi umwana mu rugo iwacu baterekera, none nkavuka ndi umushumba w'amatungo. None se ko tubona uri umubyeyi, tubwira ukuntu waje kuba umushumba w'amatungo. Naravutse iwacu ari abantu bita abakungu, bagira amatungo menshi. Yego. Noneho twari dutuye hafi y'ishyamba rya Gishwati, ngiye mu gitondo bakambwira ati byuka ujye kuragira amatungo, abandi bana bakajya kwiga. Yesu rero angirira neza. Umukobwa umwe araza ari mu gitondo arambwira tugomba kujya gusenga tukajyana. Tugezeyo arambwira tugomba kubatizwa ukaba umukristo. Kandi wacu nari ko kubatizwa kizira kuko baterekeraga. Noneho anyandikisha mu bitegura kubatizwa, anshakira n'umubyeyi wa batisimu. Icyo gihe bashaka ababyeyi ba batisimu. Ndiyandikisha ndabatizwa, nari ndi mutoya. Ko mundeba gutya mbabwira ibyo Yesu yankoreye, nabatijwe muri 78. 78 rero mbatijwe, iwacu bamaze kumenya ko nabatijwe kandi ari abapagane, umuryango wacu wose nta mukristo urimo. Barampiga baravuga ati noneho ubwo wabatijwe ugiye kutumenera ibanga rya Satani, kuko burya abantu batereka biheko ntago wavuga Yesu imbere yabo, ariko ngiye mvuga Yesu. Amen. Ndagira ngo mbwira abantu banteze amatwi bavukiye mu bantu baterekera, nibegera Imana ko nayo izabegera. Noneho rero Yesu angirira neza, mu mukristo ndangije sinakira agakiza. Bigejeje mba muri 78 nabatijwe, ngera noneho muri 84. 84 mbere y'84 ntari nakira agakiza, nacuruzaga ikigage gisembuye. Naravuze ati ngiye gushaka ubuzima, ncuruza ikigage gisembuye. Maze gucuruza ikigage gisembuye ndagicuruza, ngira inshuti mbi. Mu kigage gisembuye hari umuntu twaguraga amasaka w'umucuruzi, ashaka kungira inshuti ari umugabo, arambwira ati icyo nshaka nuko twazabana. Noneho ukambera umugore, kandi yari afite umugore, afite abagore babiri. Turangije aravuga ati tugomba kubana mu buryo butemewe. Duhurira ahantu turakiganiraho, arambwira ati noneho hari ishaka gukorera, nawe ukampa ibyawe. Ndamuhakanira. Nkimuhakanira nawe aranga, ariko haza umudamu wari muramukazi wanjye, umugore wa musaza wanjye, aravuga ati wa mugabo we
ndakuzuriye indaya ntukaturemere umukobwa indaya. Arangije aragenda agira ubwoba. Arangije kugira ubwoba hasize iminsi mikeya mbona ageze iwacu asanga nicaye mu nzu. Asanze nicaye mu nzu arambwira tumva uhereye none hari icyo wavuze ko mu muryango wanyu bavuze ko nakugize indaya, noneho nshaka kukugira indaya byemewe n'abandi bose babimenye. Ati uhereye none natumiye so ntumira nyoko mbabwira yuko bajya kunywa ahantu natuye, none uhereye none ahubwo ndabikorera mu nzu iwanyu. Ndavuga ati noneho Mana ubu ndabigenza nte ko ndashaka gusambana kandi narabaye umukristo. Ubwo rero nari nicaye mu rugo bitewe nuko tuzohiga gisembuye, kandi mu minsi yashije icyo gihe twabetaga amasaka ku rusyo. Insyo z'ibyuma ntabwo twari tuzizi, ahubwo bafataga ibuye bakarikomamo urusyo rwo kubeteraho amasaka bagashyiraho n'ingasire. Nari mfukamye ndi gusya ngiye kwenga ikigaye gisembuye. Araza asanga mu nzu aricara, yumva ko turaryamana, yumva ko turabana, kuko wacu yarangije kubifatira yabatumiriye urwagwa kandi barukunda. Ariko ndasenga mu mutima ndavuga nti Uwiteka we ntabara nanjye nzagukorera, ndengera nanjye nzagukorera. Noneho uwo mwanya numva umuntu arasuhuje adusuye aduzaniye n'amatekero. Ndavuga nti Yesu we shimwa nanjye nzagukorera. Noneho maze kwinjira wa mugabo yabuze uko abigenza ahita ahaguruka aragenda, nanjye shima Imana. Numva ambere inshuti mbi sinongera gushidika nawe. Ariko turakomeza tubana ntamusuhuza nawe atansuhuza. Arongera ashaka kuntega umutego ngo azangushe muri cya cyaha cy'ubusambanyi. Nari nasuye mugenzi wanjye umudugudu wa Gishwati nturutse ku Rundoye. Ngezeyo uwo mukobwa yaribanaga, ngiye kubona ni nimugoroba mbona uwo mugabo ahansanze arasuhuza, kandi narangije kumenya ko icyo ashaka ari ukuzangusha mu cyaha. Narahunze uwo mwanya nca mu gikari ndagenda njya kwa pasiteri, ndi kugira ngo mbwire abakobwa banteze amatwi, nubona umuntu ashaka kugira nabi nawe uzagira ubwenge umuhunge. Ndi kugira ngo mbwire urubyiruko runteze amatwi, nubona umugabo yakubereye inshuti mbi uzamuhunge. Ndahunga ndagenda njya kwa pasiteri, kandi atariho nasuye, hari ati umupasiteri aho hafi. Ndagenda njyayo nshaka kurarayo, nawe arantegereza arambura, wa mugabo arambura aragenda ducana rw'icyo. Yambona najya kumusuhuza akambwira ati noneho, najya kumusuhuza akambwira ati ngende umwadeperi ndi umukirisitu nta hantu tugihuriye, dutandukana gutyo. Ariko wa mwanzi yarakomeje arampiga. Noneho 84 zenda kugera ndagukizwa ndakwakira agakiza. Nahuye n'umugabo nagiye ahantu, noneho duhuye umugabo aravuga ati gose paka turyamane. Nari nasuye ahantu kwa mushuti wacu, nari ngeze ahantu bita mu Nkomero ku murenge wa Ruhango aho hafi. Ngeze ku murenge wa Ruhango nari nugamye imburiragwa, ariko mura n'umugabo w'umupolishi wari mushuti wacu arambwira ati ntuye ahantu none uzansubiriza iwanyu. Ageze hirya mu ikoni ryari rihari, imvura iragwa, imvura nyinshi cyane. Aragaruka mu iryo koni. Ariko yagarutse nanjye nugamye ahantu, nugamanye n'umusore. Umusore arambwira ati noneho tugomba kubana tukaryamana. Ndamuhakanira. Nkimuhakanira aranterura aranjyana mwiyo ndatagira abantu, angejejemo akuramo ipantaro, akuramo imyenda. Arangije aravuga ngo narangije kubona ubwambure bwawe, nawe ugomba kunyereka ubwanjye. Nta hantu ari gutakira kuko imvura yari nyinshi. Ku murenge wa Ruhango hari kure, ku ivuriro rya Kayoba aho ngaho hari kure. Numva nibajije ahantu ndatakira biranyobera, ntangira guhinda umushyitsi, ntangira kwibaza uko ndabigenza, birancanga. Ariko yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo ndabizi kuri umurokore ugomba gusenga Imana. Ndavuga nti Uwiteka we, aho kugira ngo nkore icyaha cyitwa ubusambanyi washobora ukanyica. Noneho nkibivuga ti cyangwa se
unyice, nubona ndasambana unyice, nubona urandokora nanjye nzagukorera. Noneho mbona umuntu uwo mupolisi arahamagaye aravuga ngo yewe mukobwa runaka we, ngwino tugiye kunywa inzoga, ndagarutse imbura ibaye nyinshi. Shima Imana, shima Yesu. Wa mugabo yagiye afashe ipataro mu ntoki arirukanka cyane. Ndagira ngo mbwire abantu banteze amatwi y'ubw'Imana ngo izagukorera, nawe itegereze iryo sezerano. Amen. Noneho nari nakira agakiza, nacuzaga ibigage bisembuye. Ndagusenga ku mudugudu yari paruwasi ya Gicaca icyo gihe. Noneho njya gusenga ari nimugoroba, ngezeyo numva ijwi rirambwiye ngo ihana ikigage gisembuye. Ndavuga ndetse ndihana ikigage gisembuye, kandi nimugoroba mama arashigisha nkanywa agatende ko hasi ngakomba ikibindi, ariko numva iryo jwi rirampase. Turasenga kuva nimugoroba, saa sita turaryama, mu gitondo saa 11 turabyuka ngo tugiye gutandukana. Umuntu umwe aravuga ngo ariko ntago turatandukana tudasenze, Imana yaturinze muri iryo joro. Imana rero ingirira neza. Numva ryajwi riragarutse ngo ihana ikigage gisembuye. Nihana ikigage gisembuye, mbatizwa mu Mwuka Wera, numva ngize amahoro mu mutima, numva ndanezerewe cyane, numva imigambi yanjye yose irahindutse, numva mbaye muzima. Ngenda nezerewe, nishimye, ndirimba, ndataha. Ngeze mu rugo mbwira wacu barambaza ati ese mama arambaza ati ese waraye muko? Umuntu w'umukobwa ungana nawe umaze gukura arara mu gasozi. Ndabwo ntaho naraye hose, nati ikigage gisembuye Yesu yangiriye neza. Arambwira ati naringiye kukwirukana, none injira mu nzu ubwo ari ikigage gisembuye, kandi mugora nkaba ndashigisha ukabura nk'agatende ko hasi, ndaza kureba aho waraye kuko ari ku rusengero cyangwa kari ahandi hantu. Yesu angirira ubuntu. Ninjira mu nzu nimugoroba nabafasha gushigisha, ariko umusemburo ndawureka. Kuva icyo gihe nahise ndeka umusemburo, kuva muri 1984 nakira agakiza. Maze kwakira agakiza rero mama aravuga tugo wakiye agakiza, kandi hano tukaba duterekera turema za biheko tunywe inzoga, ntabwo birashoboka, ntabwo turarubanamo, uzatumenera ibanga. Byayenga ku cyumweru nagiye gusenga, mama agatumira abantu bagatereka biheko. Ariko ngeze neza, Yesu angiriye neza, musaza wanjye unkurikira nawe abarihanye. Amaze kwihana baravuga ati noneho ubwo wajyanye n'umuhungu ntabwo urarya ngo uryame, ntabwo uzongera guhinga mu mirimo yacu, natwe tujye tureba icyo uzajyana mu mapasiteri, amaturo uzatura n'uyabura bazakwirukana. Ariko Yesu agira neza. Ndagira ngo mbwire abanteze amatwi ku munsi nk'uyu ko Yesu agira neza, kandi iyo warangije kwihana Yesu akugirira neza. Imirimo niharikaga yose barayinyaka, bayitekesha musaza wanjye nkurikira. Ariko noneho ndagenda ndakena, mba umukene kandi wacu ari abakire, mba umukene kandi wacu bafite ibyo kurya, bahunitse imitiba 2 y'ibishyimbo, bagiraga umutiba w'ibishyimbo bahingaho bakagira n'uwo baryaho. Noneho ndagenda mu bukene, igihe kimwe njya gusenga ariko wa gatanu ngeze ku rusengero senga ishengesho, ndavuga ntuwiteka we, de naragukurikiye kandi wacu bakize, none ubukene buraje, none nkora iki? Ndataha. Ngeze mu nzira umunamagara ngo ngwino nkubwire, aragenda mpagatenge, arambwira ati ngama amafaranga ujye gura agatenge wambare. Yesu agira neza. Amena. Ndabwira abantu banteze amatwi ko Yesu yangiriye neza. Ndagenda amafaranga 500 amaye, ndagenda ntanga 200 ku rusengero bari baduciye yo gufasha umuntu, maze kuyatanga sigana 300. Ndibatse ko nasenze ngo Yesu angiriye neza mpagatenge, none nkaba natanze ku rusengero, inyungu irimo ni iyihe? Wakomeje kuvuga ibintu bimwe birancanga biranangora kubyumva. Uvuga ngo biheko, ngo bazana biheko, ngo we wagiye gusenga. Ubundi iyo uvuze biheko buriya ni igiki biheko? Muri umuryango wacu cyangwa se kwa data mvuka, papa ntabwo yarigeze abatizwa n'idini na rimwe. Ariko bitewe nuko navutse ndi umushumba w'amatungo, kandi ikindi nabaga kwa nyabukuru byara papa n'umugore akaba ari njya kurara, nabonaga bazana umuntu bakavuga ngo uwo muntu niwe mukuru, ngo uwo muntu ngo ashobora ngo kubabera umuntu mukuru batura amaturo. Bengaga inzoga y'ubuki rero bakayimaza nk'icyumweru bakayimuha, uwo muntu ajya kubona nkabona yicaye ku ntebe bagize mukuru,
bakamuha itabi agatumagura ku buryo umwotsi watumukaga ukagera nk'iriya, bakamuzanira igicuma yasomaga rimwe ukabona nk'igicuma kimazemo, bakavuga ngo niwe mukuru bagomba gusenga. Iyo niyo Mana natangiye kumenya ubwenge mu muryango wacu ariyo basenga. Ubwo rero twabwiraga iwacu ngo bajye kubatizwa, papa akavuga ati ngewe ntabwo nabatizwa kandi nkorera ryangombe. Yego, ntacyo. Imana ishimwe yagukuye muri ubwo buzima bubi umeze gutyo. Komeza utubwira n'ibindi noneho. Nandi kuvuga rero ukuntu Yesu yangiriye neza akampa agatenge kashaje, kandi iwacu ari abakira ari abakungu, kandi iwacu bafite ibyo kurya, kandi iwacu ntabwo bandindaga mu nzu. Hari icyo rero Yesu yankoreye. Naravuze nti noneho ubwo bimeze gutyo ngiye kujya mfata ibishyimbo njye kugurisha. Iwacu twari dufite ibikombe bitaga muzungu, bageragamo imyaka umuntu akaguha amafaranga. Ndavuga ati uhereye none ngiye gufata ibishyimbo njye kugurisha, njye kugura agatenge. Ubwo iwacu ari abakungu kandi akaba ari njye uteka, kandi bakaba batarantereranye mu nzu. Ngiye gufata igikombe ngo ngere, narangije kubwira n'umuguzi, numva ijwi ringezeho rirampamagara rirambwira ati runaka wabaye umukristo wakiriye agakiza, kandi kwiba umuntu wibase cyangwa nyina ni mwene wabo w'umurimbuzi. Ndavuga nta kugira ngo nzarimbuke nareka kugurisha ibishyimbo. Ikindi gihe numva ndakenye, ndavuga ati ariko ngiye kongera ngurishe. Numva ryajwi rongera rampamagaye ati ariko umuntu wiba ise cyangwa nyina ni mwene wabo w'umurimbuzi. Ndavuga nta kugira ngo nzabe umurimbuzi kandi arakira agakiza nareka gurisha ahubwo ngakena. Noneho ndangije nkurira mu bwo buzima ndi umukene, abandi bose bambara ibitenge, abandi bambara amajipo meza, ariko ngewe ndi umukene. Ariko Yesu akomeza kungirira neza. Byageze igihe rero noneho ngomeza kuba umukristo aho muri 84, ngeze muri 87 baravuga ati noneho ubwo ugenda kwa Yakabumbye azakugira ikirara. Amaze kukugira ikirara uhereye none mumaze kwica umudugudu, kuko niga ku mudugudu bitaga Rushasho wari muri paruwasi ya Rundoye. Baravuga ati noneho hari abantu batuje nawe watuje muri bo, hari abantu batanywa ibigage bisembuye kandi abashumba n'abapasiteri babinywa. None abo bantu no kubashaka, ahubwo rubyiruko no kuruhiga. Uwo mpasiteri watuyoboraga witwa Gasiyeri buno yaritahiye, atumiza abakuru b'itorero, atumiza abarimu, aratujyana turi urubyiruko, atugejeje ku gashuri kitwaga Rundoye. Hari Rundoye yubuno yagiye hepfo, ariko hari haraguru mu mpinga. Turagenda turicara, twari abakobwa n'abasore batujishije umudugudu. Baratubaza tuti ese ko mwaretse ibigage bisembuye mukaba mwarabyihanye kandi abapasiteri babinywa n'abashumba? Turavuga tuti twarabiretse kuko ari ibyaha. Mukita ibyaha abashumba babinywa, mukita ibyaha abapasiteri babinywa, ubwo ntabwo ari twe mututsi? Tese mwabisinyira ko mutazabisabishwa? Ndavuga ni ngewe uhereye none ngiye kuba uwa mbere mu rubyiruko rwo ku Rushasho ngiye kubisinyira. Barambura igitabo kinini cyane imbere y'abapasiteri, ndagenda ndasinya, n'undi muntu bitani asi w'umusore nawe arasinya. Tumaze gusinya turi abakobwa babiri n'abasore babiri, baravuga ati abandi bose nibitahire. Umupasiteri umwanjyana nka hariya arambwira ati ariko iwanyu banywa inzoga, iswanywa inzoga, none umaze gusinya kutazasabishwa inzoga, wa mukobwa we ntabwo ukoze ishyano mu muryango. Ndavuga nti nakarikora, ariko ntabwo nzasabishwa inzoga kandi ntabwo nzapfa kwijyana, usibye Yesu wazangirira ubuntu niwe nzakurikira. Yesu ashimwe. Ndabwira abantu bose ko nimba pasiteri agize icyo akubwira, ahubwo ujye umbwira ati Yesu ari imbere yawe. Noneho ngomeza mu bwo buzima, nari maze gusinya, maze gutaha, ndavuga ntegereje Yesu. Maze gutegereza Yesu, ubwo nabaye mu bwo buzima bumeze gutyo. Ariko igihe kimwe maze imyaka 30, papa aravuga ati noneho
aragenda ajya kuri hoteli. Ageze ahantu banyweraga inzoga, abasaza baramubwira n'abandi basore ati we ntabwo turagusomya kuko umukobwa wawe dore yafashe umuhungu amugira umukirisitu, nta nzoga uzongera kubona. Umukobwa wawe nawe dore ufite abakobwa 2 none barashaje. Hari handi murumuna wanjye ati none nta narukaba uzongera kubona, nta n'umuntu uzakuzira mu ruko ngo aje gukubera umukwe. Ati kuko barapfubye babaye abadeperi, nta nzoga zasoma nta narukaba, nta muntu uzongera no kugusomya. Papa aravuga ngo uhereye none nange ngiye kuva ku bintu biba mu masaka, kuko nimba ntazongera gusoma rukaba nange ntabwo nzongera kunywa ikigage, nzajya nk'urwagwa gusa. Ndewe umuntu uzanyinjira mu rugo ngo aje kunsabira abana. Ati koko ndapfubije. Arazegera mu rugo arantuka cyane bikomeye. Nange ndavuga nti ariko nubwo bimeze gutyo uzarya uzanywa. Arambwira ati muzi kunjajamisha, ahubwo icyo muzi ni uburaya. Buriya mwagiye mwiteza inshinge, buriya byagiye bibindi, none ntabwo byoroshye kugira ngo tubane. Ariko Yesu angirira neza, Yesu arankomeza. Noneho bigeze igihe 94 ngiye kumva numva umuntu umwe arambwiye ngo ariko ugiye kugira ubukwe. Ndavuga ntese ubwo bukwe bwaturuka he? Papa ko yaratigaye gisembuye byagenda bite? Ariko nsiri cyifuza imbere y'Imana. Mbwira Imana ndavuga nti noneho ubwo ugiye kunkorera ubukwe, hari umupasiteri wanshebeje akavuga ngo ndagenda ndasinya mu gitabo cya pasiteri, ubwo bukwe uzabunyuze kwa pasiteri. Ticyo ni ikimenyetso cya mbere kizambwira ko ndangiye umutware unkwiriye, nuko ubukwe buzanyura kwa pasiteri. Ni kandi ikindi hari icyo ngiye kukubwira Mana, ikindi ngiye kukubwira nuko umugabo uzaza aje kuvuga ijambo cyangwa se aje kumbera data bukwe akaza kubibwira iwacu, naza agatura uwo munsi nanjye nzemera ko ari wowe bivuze. Ndavuga nti Mana ngiye kugusaba ibimenyetso by'ubwo bukwe ko nanjye koko nzasabwa, iwacu bakazemera, iwacu bakazishyikira. Ndavuga nti noneho ikindi kimenyetso ngusabye, naza mu cyo cyumwera agahita atura tukajya kwandikwa, nzamenya ko ari wowe bivuze. Yesu angirira neza. Haleluya. Ndabwira ababyumva yemwe bakobwa mvuga ngo murashaje, Yesu azabagirira neza. Nanjye yangiriye neza amumutware. Ndi kubagura uburyo navuye mu rubyiruko noneho nkubaka urugo nkaba ndi umukecuru ushaje. Yesu yagiriye neza. Aha, none ndagira nkubaze gatoya. Twumvise ko iwanyu batakwemeraga, nyine byari ikibazo gikomeye. Ugiza n'imyaka 30. Sizo buriya utarashaka. Waze gushaka ufite imyaka ingahe? 31. Waje gushaka ufite imyaka 31. Uyu munsi wari tugira abakobwa bagera 25 bati noneho birarangiye ubwo mpeze wacu. Ubwo warinze ugira imyaka 31 wumvaga amaherezo azaba yaye, ntago wagiye wiheba ngo uvuge ate yewe noneho birarangiye nuko. Nago niyebye ngo birarangiye, ahubwo iwacu hazaga abasore bakambwira ngo ugomba kuducikira. Nkababwira ati ntago nzacikira. Hari umusore kwari duturanye araza ngo araje ngo nimucikire. Ndamubwira nti ngewe ntago nzacikira. Arambwira ati ubundi wari mubi ntago nari ngushaka, nanje kukujyana ngo twijyane witwishyingire, kuko wanyu bakize bafite ibiryo bafite n'imirima bazaduha, ariko ubundi ntago wari mwiza, nkurikije ukuntu umeze wari mubi cyane, ntago nakubana. Nange ndamubwira nti ibintu byari kuzashira ukanyirukana, ahubwo Yesu angiriye neza mbimenye kare. Wazaga wese rero iwacu aje kumbwira ngo twishyingire, nahitaga muhakanira. Ndavuga uburyo Yesu yampaye umutware rero, ndi umukobwa ukuze, ababyeyi barihebye, ababyeyi batakibona uburyo basoma, abagiye kunywa ahantu bakabwira ati mwe mwabyaye umukobwa none yaba umupapa nta kintu muzamubonaho. Yesu rero angirira neza. Yesu abwira umukozi w'Imana, aramubwira ati runaka genda umubwire ngo mutegure ubukwe. Arabutegura. Ntabwo uwo musore kwari tuziranywe, yari uwakure, nanjye ntamuzi na watanze, ariko Imana iduha ibimenyetso. Imana rero imaze kumbwira umukozi w'Imana, arambwira ati Imana yambwiye neza kuguye gushaka. Arambwira ati ese ahari umusore Imana yakurangira wamushaka? Ndamubwira ntumva, Imana yaremye umunyenduga, Imana yaremye umukiga, Imana yaremye umunyamayaga, Imana yaremye umuntu wo mu ishyamba, niyo yaremye
n'ibyo kurya nta hantu Imana yanyohereza hose njye najyayo. Imana rero ibimpaye umusore tudaturanye w'Igatoki. Rwari urugendo rurerure kuva ku Rundoyi ukagera aho Igatoki. Wambukaga umugezi, imigezi ibiri minini, wambukaga Koko ukambuka Kore. Rwari urugendo ndetse no kuva mu buzima bwanjye nayo ntari nagera ku uwo mudugudu wa Gatoki, ariko Yesu arambwira ngo ampaye umutware. Nanjye ndabyemera ndabyakira, ariko nsaba ibimenyetso. None maze gusaba ibimenyetso, ikimenyetso nasabye navuze ntimuzaza kuvuga amagambo akaza ubwa mbere akavuga ko anaturi uwo munsi, nanjye nzemera ko ari wowe wabivuze. Ikindi cya kabiri, nitwandikwa mu itorero muri icyo cyumweru nta baturage babimenye ko ngiye gusabwa, nabwo nzamenya ko wagize neza. Ni kandi ikindi cya gatatu, ubukwe n'ubunyuza ku mupasiteri wansinyishije ko natujishije itorero, nabwo Mana nzamenya ko ari wowe umpaye umutware. Imana rero igiye kubikora, umusore araza turabivugana, haza umuntu umwe umugabo ukuze w'umwarimu aje gusabira uwo musore. Yaraje ari mu gitondo ari kuwa gatatu, ahageze arambaye ati ese ufitanye gahunda n'umusore w'Igatoki? Ndamubwira nti dufitanye gahunda. Ati nanje kureba siko rero ngo tubivugeho. Ndamubwira nti papa nta waraye hano, hari ahantu yaraye kuko akunda urwagwa agiye kwinywera urwagwa. Arambwira ati ndamushaka kuko ni mugoroba ndarara ntuye, nasize nenze ibitoki, umutobe guhari, none ndatura. Ndamubwira nti genda umushake. Aragenda ajya kumushaka. Ageze mu nzira kwa wa mupasiteri wansinyishije baba barahuye. Bahuye aravuga ati ese mwarimu warugiye he? Ati nari ngiye kwa Nuza kandi nangiye kumusaba umugeni. Baramubwira ati musaza nguriya burya ntago wari umuzi aguhiseho. Baragenda bajya muri salo kuwo mupasiteri wavuze ngo ntago nzasabishwa inzoga, wavuze ngo ndetse inzoga kandi ababyeyi bazinywa n'abapasiteri bazinywa. Bageze muri salo barabivugana, aramubwira ati ngewe nanje gusaba umugeni iwawe. Papa aramubwira ati mfite abakobwa babiri, genda uhitemo uwo ushaka. Ni mugoroba baratura. Hari kuwa gatatu twagiye ku mudugudu gukora ku mudugudu. Bamaze gutura, noneho aravuga ati nje gusaba umugeni, atabagenda bafite. Ati ahubwo kuwa gatanu tuzajya mu nama ya 4. Hari kuwa gatatu, buracya kuwa 4, kuwa gatanu mu gitondo tujya mu nama ya 4. Tugiye mu nama ya 4 ari nijoro, papa na mama barasigana baravuga ati ese kupita abakobwa babiri kandi ukaburuza uri yakuze, none nuri muto yabasabye cyangwa n'umukuru? Papa na mama barasigana. Bamaze gusigana bibe ibindi birakomera. Papa aravuga ati ntago nange ndamugira mu nama ya 4 kuko ntago nzi wariwe, n'umukwe ntago nzi aho yaturutse. Ese wa musaza niwe waje kwisabira? Birabacanga. Bibacanze rero mu gitondo tujya mu nama ya 4. Barakererwa, turatahana ba mwarimu. Dutashye handi umukobwa wasabwaga, noneho bose bari baje mu ya 4 bikoreye imitobe 2, umwe ari uwabo undi ari uwanjye. Noneho baravuga ati noneho reka yose tuyitire kwa runaka, imitobe bayizana iwacu. Baravuga ati nguyu noneho umukwe. Papa aravuga ati ese umukwe nuwuhe? Ati nguyu. Ati none cyo ku gatandatu tuzajya mu ya 4 ku cyumweru twerekanwe. Kandi papa yararahiye ko nta kintu azamarira. Mbona akoze mu mufuka ama amafaranga 7,000. Njya kugura imyenda yo kujya kwandikwanwa. Shima Imana. Ndavuga nti Yesu we, burya papa atangiye kunyambika kandi baravuze ngo ntago zangura na rukaba. 7,000 ndagenda biguramo imyenda. Ari ku cyumweru tugiye kwandikwa, noneho baravuga ngo abantu barerekanwa gusabanwa ni bande. Ntago natinya kukibwira abantu bagenda baseka mu materaniro. Ntago natinya kukibwira abantu banteze amatwi muri uyu mwanya. Narahagurutse nakenyeye, baravuga ngo bagiye kwerekanwa gusabanwa ngo ngaho nibaze.
ndahaguruka mpagurutse numva iteraniro ryose bakubise umuteri baravuga ati burya abakobwa bashaje nabo baba barataye umutwe burya yambariye runaka nawe agira ararote yasinziye agira ngo nawe yasabwe numva iteraniro ryose rikubise umuteri baransetse ndahaguruka ariko icyo nari ndi gukorera nari inkizi ndagenda mpagarara imbere baravuga ngo burya ntabwo yibeshye ngo burya nawe ngo yabonye umusore ngo burya nawe ngo hari umusore ngo yajijishije ngo kandi ashaje ariko Yesu yayangiriye neza yayampinduriye amateka ndabwira abantu banteze amatwi ngo Yesu arahindura ibintu bigahinduka Yesu agira neza ndi kubabwira uburyo Yesu yangiriye neza akampa umutware kubw'ubuntu kubw'imbabazi zayo noneho rero ubukwe bwarakomeje muri 96 turashyingirwa ariko Yesu angirira neza Yesu aravuga ngo ndi kumwe nawe kandi ngendanye nawe dore ikimenyetso nguhaye ko ndi kumwe nawe ya pasiteri yakabumbye yaragiye mu butumwa yaraheza amaze igihe kirekire noneho ndavuga ntago azantahira ubukwe kandi ubukwe bwaranyuze kuri we numva afite agahinda kenshi senga Imana turagenda tugeze ku rusengero tugiye gushyingirwa ngiye kumva numva baravuze ngo yakabumbye ngo nasenga Imana ngo kubw'abageni bageza no mu rusengero niterera hejuru kandi ndi umugeni shima Imana ndavuga ni Yesu we urabikoze wari wavuze ko azantahira ubukwe none yaraheze ubwo nagiye ndi gushima Imana ndavuga ntubukwe bwanjye bujye uburimo ubwo rero twarabanye ariko mbere y'ibyo baragendaga kubwira umusore unsaba bakamubwira ngo yewe ngo usabye umukobwa ushaje burya nuko utamuzi mudaturanye uriya mukobwa yarashaje tidore n'ikimenyetso tuguhaye uriya mukobwa nta mabere agira mbese yaba adashaje akaba ari kuzabyaraho yakonsa iki kwa nta nimoko dore nta bere agira uko mundeba gutya kuko namwe murebye mbese mwabona mfite amabere cyangwa mwabona ntayo bakamubwira rero ibimenyetso bifatika bamaze kumubwira ibimenyetso bifatika aravuga ati ariko ni Imana yamumpaye kandi ntago nakwirengagiza Imana ndagira ngo mbabwire icyo Yesu yakoze Yesu agira neza ngezeyo nawe yibazaga umuntu babwiye ko atagira amabere umuntu babwiye ko atagira imoko nari mfite amabere matoya cyane ariko Yesu yangiriye neza mbyara umwana w'umuhungu Imana ishimwe nkurikiza hundi muri 2 mbyara umwana w'umuhungu nkurikiza hundi muri 2 mbyara umwana w'umuhungu Imana ishimwe abahungu 3 mbyara abakobwa 2 ndavuga ntishimye Imana ariko umukobwa wa 5 nabyaye abahungu 3 n'abakobwa 2 ariko ndagira ngo mbabwire iki Imana yankoreye icyo yamareye cyane kuyikorera na n'uyu munsi nkaba nkiyivuga cije amanga ndi umukecuru ushaje nari maze amezi 6 mfite inda nibaza ntese iyi nda bizagenda bite noneho ubwo numva mvuye amazi cyane gakomeye bwarakenge kwa muganga ngeze kwa muganga barambwira tururaguye umwana rwafungutse ururagwaye rwafungutse ugomba kubyara ndabwira ntabwo ikuze imaze amezi 6 n'igice inda rero ntabwo yakura ntabwo ari guzuye barampima hari kuwa 5 ngeza kuwa 6 noneho ngeza kuwa 4 ngeza kuwa 3 ndabona icyumweru kirashije kandi amazi gari kuva garanshije mu mubiri n'abaganga barumiwe byarabacanze no gusenga byarananiranye ndavuga ntingiye gupfa ariko wa 4 nimugoroba hari 2:00 numva ndarwaye ndagenda bavuga ati ni mu mpime ngiye kubabwira icyo Yesu yankoze kandi gituma muvuga ku munsi nk'uyu ncije amanga noneho baragenda barambwira ati umwana yazanye akaguru none rero tugiye kukubaga umubyeyi umwe w'umuganga aravuga ati nimumubaga runaka mugiye kubaga arapfa kuko amazi gashije mu mubiri icyumweru cyose ndi kumuvura none dore kirashije amazi ntayagira nta vitamine ashobora kuba kwiseta ariko abaganga baravuga ati none nta gisafite dore uko ahagaze dore uko ari kwiganirira dore uko yifashe tutamubaze ntago yabyara uwo mwana ndi kugira ngo mbabwire ibyo Yesu yankoreye Yesu yangiriye neza kuri uwo mwana wa 5 Yesu yaranyeretse ndi mu bitaro imurunda hariya mu murenge wa Ruhango
ari mu murenge wa Murunda, niho nari ndi mu ibyo bitaro bya Murunda. Abaganga baravuga bavuga mu ndimi ntazi. Noneho uwo muganga baramumara avuga ati napfa wihinze, napfa wigwarize. Umuganga aragenda antera urushinge, ndangije ndasinzira. Hari 2:00 ndasinzira, saa ziragera, 8:00 numva ndarwaye. Ndabyuka ndagenda mpamagara wa muganga, ariko ndarwaye. Umuganga njyana ku gatanda, mbyara umwana w'umukobwa. Arambwira ati uyu mwana wawe azabaho kandi azakura. Ndavuga ntese ahari ndameze 6 n'igice uwo mwana arakura, abandi bari gupfa. Umwana bamusize mu cyuma. Ndagenda senga Imana. Ariko cyumweru ndavuga ntariko se Uwiteka we ko wasize muri korari Witsemba, none ukamuhaye umwana udashyitse, akaba nta murinjyo rwangeraho, abaturage bakaba batangeraho, ndakora iki? Ndavuga noneho ubwo ushaka ko ngukorera n'uyu mwana akazabaho, ngusabye ikimenyetso. Ese uyu mwana azabaho? Ndasenga. Maze gusenga Imana hari nijoro, ndavuga nti uyu munsi ungereza umuririmbyi wa korari Witsemba, nanjye ndamenya ko uyu mwana azabaho. Hari mu gitondo sinziriye ndi ku gitanda, ababyeyi baryamaho, ngiye kumva numva pasiteri yakabumbye araje arakomanze. Amaze gukomanga arambwira ati kanguka runaka nje kugusura. Inyuma hari abagwayi, abagore bakitera kuvuga ati nta mugabo winjira mu maternete, nta mugabo winjira mu ivuriro. Ariko arakomanga, arangije arasenga, nanjye ndamuherekeza. Tugeze handi arambwira ngo hari Imana ikoze. Amen. Imana iguhaye, irakongereye, ikongereye imyaka yo kongera kuyikorera. Irakubwiye ngo ujye ugira umwete wo kuyikorera. Niyo mpamvu yagushibije rwa rupfu rugiye gupfa. Shima Imana. Na bugingo n'ubu uwo mukobwa wanjye ariho. Uwo mukobwa wanjye arangije amashuri abanza, arangije wa 6 mu mashuri abanza, agiye kujya mu mashuri makuru. Ibyo rero iyo mubonye mbishimira Imana. Amezi 6 n'igice umwana arakura. Amezi 6 n'igice umwana abaho. Abandi barapfuye, ariko ngewe Imana imugirira neza, kuko yarangije kunyongeza imyaka yo kubaho. Nari ngiye gupfa, bagiye kumbaga, vitamini yarashije mu mubiri, ariko Imana iranyongeza. Uyu munsi rero yariri kugira ngo mbwira abanyumva banteza amatwi ko Imana yanyongeje. Ntabwo nzigiye yanyongereje, ariko icyo nsaba Imana ni ukuzamperezo ryiza igihe cyanjye cyageze. Kandi icyo nsaba Imana ni ukuzangirira neza n'abandi bose ikabagira neza n'umuryango wanjye. Ubu rero umukobwa utaragiraga amabere akonsa abana 5 bagakura, abasore 5 bakaba bariho. Ibyo nabyo mbishimira Imana. Ibyo nabyo ndagira ngo mbabwire ngo burya ntihazagira umuntu kubarira inkuru y'impuha, uzategereze iby'Imana ikora. Imana idufashe cyane. Umwana wanjye mukuru namwise iby'Imana ikora, kuko hari ibyo yankoreye ndi umusore, hari n'ibyo yankoreye na bugingo n'ubu. Ndashima Imana rero ko yangiriye neza. Nandi kubabwira uburyo Yesu yanyubakiye urugo kugeza na bugingo n'ubu. Imana yanjye ishimwe cyane. Imana yacu y'Abanyarwanda, y'abazungu, y'abirabura, niyo shima ku munsi nk'uyu nkayivuga. Yonje muri korari Witsemba, iyo nicaye mu rugo nkavuga ngiye muri korari Witsemba, nkibuka ibyo Imana yankoreye, ndasimbuka nkagenda ndi umukecuru. Iyo mvuye mu rugo wanjye aho nuye ndi kujya muri korari Witsemba ku cyicaro, nkoresha isaha nihuse cyangwa isaha n'igice. Ubwo rero nambuka n'imigezi minini, bakavuga ati wa mukecuru we ntago uzagwa mu mugezi. Mbese naba ntarapfuye ndi kubyara uwo mwana, uwo mugezi ukantwara igihe cyane kizari cyagera. Ndabwira abanyumva bose ko Yesu agira neza, ko Yesu ari umunyabuntu, ko Yesu umushace umubona. Ikindi nshimira Imana, mama nababwiye ko yari umupagani, baterekera babandwa biheko, ariko mu myaka 3 ishije mama yari umukecuru. Aravuga ati nange ngiye gukurikira Imana yawe. Arabatizwa ashaje. Ubu nubwo ndi umukecuru ariko mfite mama. Mama yaragiye arabatizwa, yaramaze gusaza. Aravuga ati nshaka kubatizwa mwana wanjye, genda usabira abapasiteri bambatize. Tujya kumubatiza ari wenyine, agendera ku kabando, yambara ikanzu yera. Ubu ngubu yongeza arasenga, kandi ari umukecuru ushaje utaba ku mbuga. Imana yimwongera iminsi yo kubaho.
ubu rero shima Imana ko na mama azapfa neza, nubwo data yapfuye nabi ariko mama we azapfa neza. Aravuga ati nimpfa muzandirimbire mwana wanjye, uzazane korari uririmbamo indirimbire, nanjye nzarebe ko nzajya mu ijuru, ujye usengera nzagira iherezo ryiza. Ubwo rero nanjye mfite umunyago kuko nanyaze musaza wanjye, noneho nanone na mama naramunyaze. Ibyo njya bishimira Imana ko yabatijwe ageze mu zabukuru. Yesu ashimwe. Ndabwira abantu banteze amatwi ko Yesu yangiriye ubuntu. Amen. Maze kwihana rero, maze gukizwa, maze kwakira agakiza, nasabye Imana ndavuga ntese ko ndi mu muryango w'abapagane, nangwa ati noneho umpamagaye nkaba ntarize, nkaba ntazi gusoma no kwandika, akaba nta n'ishuri na rimwe nagiyemo, ibimenyetso umpe Bibiliya. Mu gitondo kare umugabo araza wari utuye hafi yacu, arambwira ati naguze Bibiliya n'indirimbo, ntago ngisenga, none ngiye guha Bibiliya. Ampereza Bibiliya. Ntago nari nzi gusoma n'inyugute n'imwe, ntago narebaga ngo menye ibyo ndi kureba, ariko naragiye ngeze ku rusengero bigisha ijambo ry'Imana, baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Nanjye ndavuga nti buriya iyi ni ku, nkagenda niga gutyo menya gusoma. Ariko undi muntu bitanya kwigendera Faustine nawe aransura, yari umupasiteri wari utuye GASOVU, aransura arambwira ati nkuzaniye impano y'indirimbo, nawe ujye uririmba kuko nabonye ko uri umukozi w'Imana. Mba mbonye Bibiliya n'indirimbo, ubu njya nshima Yesu. Iyo Bibiliya n'indirimbo njya mbisoma, nubwo maze gusaza amaso katakireba, ariko njya nsoma nkabwira abantu Yesu yampaye Bibiliya n'indirimbo. Ndi kubwira abanteze amatwi, nuhamagarwa n'Imana uzabasaba ikimenyetso. Yongeza aho ngaho nsaba ikimenyetso, nkavuga nti Imana wampaye ikimenyetso mpa Bibiliya n'indirimbo, kandi nabisabye Imana. Ariko hari ikindi kintu nasabye Imana, ndavuga ntese Imana ko ari wo mpamagaye mu muryango w'abapagane, mu muryango gumeze gutya, ikindi kimenyetso wampa ni ikihe? Nari njyamye ari nijoro, irambwira ati ikimenyetso nguhaye, dore musaza wawe ni umuyobozi, dore afite wese ikomeye cyane, kandi uri kubona ko yubakishije amabuye. Ariko mu gitondo ubwo ari guhamagaye mwuno muryango, nkabashaka kugira icyo nzagukorera, ira wese burake yahirimye. Bukeye mu gitondo sanga wese yahirimye. Abantu bose baratangara, baravuga ati ese umuntu w'umuyobozi yubakishije amabuye, abaturage baramwubakiye, umusane gukomeye, gwanditswe n'iki nta muyaga waguye. Ariko ngiye menya ko ari ikimenyetso ko Imana impamagaye kugeza na bugingo n'ubu. Iyo mbitekereje ngatekereje uburyo yampaye Bibiliya n'indirimbo, uburyo mbituze mu rugo, nkibuka uburyo iyo wese yahirimye, ndavuga nti Yesu ayifite guhamagara kwe kurenza uko dutekereza, kurenza ibyo twibwira. Nawe rero nteze amatwi ndagira nkubwire ngo Yesu naguhamagara niwumva ijwi, icyambere uzasaba ikimenyetso kandi gifatika kandi kitari kimwe, ahubwo uzasabe nka 2 cyangwa 3, maze Yesu nawe agira icyo agukorera. Ndabwira abakobwa banteze amatwi, nihagira umuntu uzi wanyu muzamanze musabe ibimenyetso bifatika, atari bya bindi by'abadayimoni, atari bya bindi by'abantu b'ikigihe, ahubwo uzafata ikimenyetso gifatika, uvuge ngo nanjye Mana ubwo umpamagaye sabye ikimenyetso. Imana idufashe. Nibuka Mose, Imana imuhamagara nawe yasabye ikimenyetso. Nanjye rero narahagaze, nibwo wahaye Mose ikimenyetso cyo kujya mu Egiputa gukuraho ubwoko bwawe, nanjye mbi ikimenyetso muri uyu muryango gudakizwa. Impa Bibiliya n'indirimbo. Amena. Ndashima Yesu rero uyu munsi ntunze Bibiliya n'indirimbo. Nubwo mubona nshaje, ariko njya nicara nkanyuza mije ari ku manywa ngasoma, nkamenya ntihari Imana yankoreye. Imana ishimwe cyane. Amen, amen, amen. Dutangariye Imana kubw'imirimo itangaje ikora, tumvise byinshi bitangaje yakoreye uyu mubyeyi, ishimwe yagwa icyubahiro. Ibi bitanga isomo ku bakobwa ndetse n'urubyiruko muri rusange, bajye biringira Imana, bamenye ko Imana ikora, ntibakazayitakariza icyizere. N'ababyeyi nuko mu ntambaro barwana bamenye ko Imana igira neza. Mwumvise ukuntu Imana yamuhaye umwana afite amezi 6 n'igice, ariko ikamurira agakura akaba ngubu ameze neza. Imana ishimwe. Turabashimiye mwese muri mudukurikiye. Iyi ni Witsemba kwaya, mukomeze mubane natwe. Imana ibaha umugisha. Reka dusabe n'ubundi uyu mubyeyi dusoza adusengera Imana. Ndagushimye Yesu kubanye natwe,
ndinginze cyane kugira ngo ufate abakobwa bihebye ubagirire neza ubigaragarize. Ufashe ababyeyi bihebye ubereke ko ari wowe ushoboye byose kandi ko ari wowe ubaka urugo. Nanjye waranyubakiye, nanjye wangiriye neza, nanjye wampaye abana. Fasha ababuze abana babona abana, fasha abafite ibibazo babona igisubizo. Uyu munsi ndasenze ngo ubane n'abanteze amatwi, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu mahanga, haba mu Buraya, haba hirya hino, ukiza abarushye baruhuke. Bikoma Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.